Hambere aha mu Rwanda, umugore yahezwaga inyuma. Yabaga mu bikari, yoza ibyombo, akubura, yoza ibyansi. Ariko se tinyuka mugore urashoboye, bari bayiziho iki? Apotre Mignone Alice Kabera ni umwe mu bagore berekanye ko umugore nawe ashoboye. Urugamba rw'iterambere, yaba uwa mbere ku isonga. Umugore yakubaka umuryango, ndetse akubaka n'igihugu. Ndagusuhuje tubanye muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere twiyunzeho, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo n'ibiganiro bijye bikugeraho. Icyo ugiye kukibagezaho ni umubyeyi Dina nk'ibisanzwe. Amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Munezero Alice, ariko bakundaga kumuhimba Mignone, akaba ariryo ryakomeje gukora kugeza na n'ubu. Yavukiye i Burundi, yakuriye mu muryango wa Gikristo, ariko we ntiyabyitagaho. Ntiyari akijijwe. Yaje gukizwa mu gihe mama yari amaze gukora impanuka, abona ubuzima bumugoye. Yewe mama wanjye yakoze accident muri 91, abantu bose barapfa uretse we n'umurumuna wanjye umwe. Yari accident y'imodoka, ariko imodoka ntiyabugaragaye, kamyo yiciye hejuru. Hanyuma nca mu kigeragezo, abantu bahamagarwa mu buryo bwinshi, kitari cy'ibiryo cyangwa se cy'ubuzima. Twari turiho neza pe, ariko muri ibintu byose birahindutse muri icyo gihe cya accident. Yego, ndi umwana muto, ntafite icyo gukora. Wa muntu w'igisenzegeri usigaranye, wari ufite abantu badasanzwe bari mu buzima bwe, bari buzuye, bakagenda bagenda ubireba. Hanyuma muri iyo periode navuga ngo niho Yesu yamfatiye, muri iyo vide, donc niho yamfatiye aca mu bantu. Hari umupasiteri witwa David Ndaruhutse, yabaga i Bugande aza kuza i Burundi. Hanyuma hari umuonkle wari inshuti ye. yego. Hanyuma nza kumva ngo hari eglise ngo yatangijwe na umupasiteri wavuye i Bugande, uwo pasiteri David. Hanyuma rero nza kujyayo, yakundaga urubyiruko. Rero samedi akagabura urubyiruko niki, nza kujya kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko mu Kigali rwose. Navuye ntazi n'icyo nkoze, ariko niho hantu nibuka ko namwakiriye. Apotre Mignone Alice Kabera ni umunyarwandakazi, umwe mu bagore ba Aposo ba mbere mu Rwanda. Niwe washinze kandi akaba n'umuyobozi w'itorero rya Noble Family Church, ariko uzwi cyane nk'uwashinze Women Foundation Ministries, ishyirahamwe ryibanda mu guteza imbere abagore bo mu Rwanda mu bijyanye n'umwuka ndetse n'ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi, harimo mu rugo, ku kazi ndetse no hanze yacyo. Apotre Alice Mignone Kabera ni umugore w'uburanga, ndetse bamwe ntibatinya kuvuga ko ari we mugore mwiza mu bavugabutumwa bose bo mu Rwanda. Ibi hamwe n'Imana imurimo bigatuma amahanga arahurura kuza kumureba. Hari abantu batega indege, mwe muratumenyera. Ejo abantu bateze indege baje kureba honde. None ubu bwiza bwa Apotre Mignone ntibubonwa n'aba gusa. Umugabo we Eric Kabera niko abibona. Amagambo ye yaragize ati: Imana ngiriye neza, mu mugore utari mwiza gusa ku ishusho, but she's very good in everything. Ntago njya mushimira buri munsi, because as men always have that pride, that pride, so ariko my thank you iba iri ku mutima, but in front of the congregation I would like to thank her in front of you. Hari igihe akora ibintu byinshi akagira ngo wenda ntago I appreciate a lot. Mignone Alice nubwo yari yarakijijwe, akabyino ntiyari yarakaretse. Aha niho yaje guhurira n'umukunzi we mu mwaka w'1992, Eric Kabera, i Burundi mu kabyiniro, kuko ariho umuryango wa Mignone wari warahungiye. Yabaga kuri Goma azi Burundi. Rero 91 nari narakijijwe, ariko nababwiye ko ntahise ndeka boîte. Arambona tumenyanye i Burundi. He saw me and we got connected in Burundi. Aragenda asubirayo, turataha. Aba bombi nyuma yo guhurira i Burundi baje gutaha mu Rwanda. Mwaka w'1994 bongera guhurira ku Gisimenti. Duhurira 94 irangira ku Gisimenti. Twe twenyine twashiragaho igitambaro gutya twifunze, tukamenyana abandi bose bakaburana. Aba bombi saha gusa bahuriye ko baje no kwigana muri kaminuza. Mwaka w'1998 ubwo bakoze ubukwe. Bafitanye abana 3, abahungu 2 n'umukobwa umwe. Twagize umugisha, tubyara abakobwa n'umuhungu.
Abana batatu ba Eric Kabera na Apotre Mignone Alice Kabera ni Masimbi Erika Kabera, Amika Kabera n'umuhungu bafite ari umwe we Caleb Kabera. Apotre Alice Mignone Kabera ntahugira mu kwigisha gusa mu rusengero, ahubwo ajya atanga ibiganiro bitandukanye ndetse n'amahugurwa atandukanye ku rubyiruko, akabagira inama y'uko urubyiruko rwigishwa rukwiye kwitwara, kandi agira inama abagore abigisha gukora, kubaha no kuganduka. Ikiganiro naho tugisoreje, ndagushimira wafashe umwanya wo gukurikirana iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere twari tubanye, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ibindi biganiro bijye bikugeraho. Ndabakunda, Imana ibarinde.